gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Hello my people, mumeze mute aho muherereye? Twebwe turaho tumeze neza, turashima Imana, turi amahoro, tubonye twongeye kandi kugaruka amahoro turi bazima. Rero aho muri hose turabaramukije cyane cyane, kandi dukomeza kubashimira mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Eric and Chantal. Tubaheze ikaze wewe udukurikiye kuri Eric and Chantal, turakuramukije cyane. Guess what, uyu munsi twongeye kandi twagarutse nk'ibisanzwe tubazanira ibyiza nkuko dusanzwe tubibazanira. Rero mu by'ukuri twari tumaze iminsi tutaza hano kugira ngo tuganire, ariko uyu munsi wa none twaje mwaradukunze, ikiganiro c'ubushize mwaragikunze, mwarakirebye, mwatanze komanteri. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi utagabanyije. Rero turakubwira ngo nawe ukomeze uze wiyabone cyangwa se ukore subscribe kugira ngo ibiganiro tibikazaza bigucika bya buri munsi. Rero reka uwacu nawe abanze abaheze ikaze, kandi niturangiza dukomeze tuganire nk'ibisanzwe. Karibu. Shalom shalom nshuti za Eric na Chantal, turabirijeho muherereye ku isi yose, abari muri Afrika, Amerika, Aziya n'ahandi hose Oceania. Turabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuko nanone musanzwe mudukurikirana cyangwa musanzwe mukunda ibiganiro byacu, natwe bedutera kandi kuza duje mu zindi imbaraga. Ubundi utegera ikiganiro tarakora subscribe, like na share na comment, wadufasha kugira ngo bikore, kugira ngo dukomeze tuzamuke. Imana yo mu ijuru bo mugisha bamaze kuyikora, nawe utarayikora kandi aho ngaho ntacyo bisaba, nta mafaranga bisaba. Uyu munsi wa none nkuko musanzwe mutubona aha ngaha, turi kumwe na Chantal na Eric. Twateguye ibyiza byinshi cyane twabazanye nkuko dusanzwe tubazanira ibyiza, ariko tutarinjira muco twateguye, reka aturagize Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, dushimiye neza yawe, dushimiye ubuntu bwawe, dushimiye kuko wabanye natwe mu kiganiro c'ubushize, tukaba twongeye kandi kugaruka turi amahoro, uhabwa icubahiro. Rero turakweretse abadukurikiye ngo baheze umugisha, ubagirire neza abarwaye Imana, ubakize mu izina rya Yesu, abafite ibibazo bitandukanye ubagirire neza, ubabonekere, bakubone kandi bishime banezerwe. Rero tugiye kuja mu kiganiro, ubane natwe kandi urusheho kutugirira neza, mu izina rya Yesu, amen. Sawa, arakoze cyane kubwo kuturagiza Imana. Uyu munsi nije bahaye ijambo, nije we moderateur. Uko muzi ko dusanzwe tuvuga ku ngo, ku bantu, ku makupre, ku bantu bubakanye, ariko dufite n'abantu batwandikira mu gikaro, ase ko mumaze iminsi muvuga ku ngo, kubera iki mutadufasha ngo musubire inyuma bukeya muvuge n'abatararushinga cyangwa batarubaka. Nkuko twababwiye mu gitekerezo muzaduha cyangwa icyo muzifuza, tuzakibabwira ngo kibafashe. Tumaze kwakira ayo makuru, twabonye ko tugomba gusubira inyuma kugira ngo nawe utaragubaka ubashe gutegurwa, tuguhugure, tuguheza amajambo meza azatuma ejo uzabasha kuba umugore mwiza mu rugo rwawe. Uyu munsi wa none topic yacu turaganira, ese ni gute wamenya umuntu muzubakana cyangwa umufasha wawe muzabana? Niki wakora kugira ngo umumenye? Dusanga hari ikintu kimwe gihetse ibindi tugomba kuganiraho. Turi kumwe? Dusanga ko tuba twateguye iki kiganiro kugira ngo tuze kukibagezaho kimeze neza. Dusanga mu kintu kimwe gikuru gikomeye cyakumenyesha cyangwa sinye ishobora kwereka uwo muzubakana, ni umuntu ugukunda. Umuntu ugukunda, reka mbivuge nimaraze kumuheza ijambo. Buriya hari igihe twibesha ugasanga umuntu akunze ibintu ibyo umuntu afite, avuga ngo uriya mugore kubera afite amafaranga cyangwa uriya abaga akiri umukobwa nzamushakira ayo mafaranga. Kandi ntutekereze ko amafaranga ashobora gushira. Ruguru iwacu baravuga ngo uriya muntu afite inka, ngo kubera inka
nico gituma ngomba gushaka kwa kanyanaka ariko atamukunze cyangwe atabanje bamutekerezeho tuza gusanga n'ingaruka nishi ziri mu kuba mu miryango y'abantu bubakanye kubera ko hari gakurikira ibintu hari n'abavuga ngo umuntu atuye muri muhanzi yoba umugore yoba umugabo ariko turavuga kuri side zose nihereranye ijambo ryanje ngaho dukomeze tuganira kugira ngo tubaze kubashikirizaho iyo topic ndayifuza asigaye twinjire mu ijambo nyamukuru. Yego nanje kuri iyo topic uburyo mzumvamo umuntu agiye guhitamo uwo bagomba kubakana cyangwa se uwo bazashakana mu by'ukuri nyine uhereye kico gihe cyo muri Kongo waruvuze wagaze usanga nyine ugasanga nimba umuntu tuvuge ku rugero nimba ose umuntu yakoresha terme nyine ko umuntu utujuje nyine mu mutwe niwe manake zimwe na zimwe umuntu nyine ubona kenshi wenda nk'abagabo wasangaga nyine batameze nka sinzi uburyo nabivugamo nyine afite kuburwayi cyangwa se afite ubumuga wenda runaka ariko iwabo bafite inka ugasanga wa muntu barama bagira gute barama mu mushinga kandi umukobwa mwiza wanza abandi bahungu bose wanza abahungu bose kandi beza badafite n'inenge ugasanga uwo nguwo inka nizo zimwubakiye cyane cyane nyine n'ubu nyine udusanga nimba umuntu afite imodoka tuvuge nko muri Afurika twebwega ino ahangaha bose baba bazifite nta muntu n'umwe utaba ufite imodoka muri Afurika nimba uba ufite imodoka nimba ukora muri banki abo bantu aho nimba wenda ukora muri kampani runaka nyine ikomeye mu by'ukuri utwara nyine umugore mwiza nyine witoranyije ukavuga ati kandi n'umukobwa nawe yabona wa muhungu ugize gute ufite imodoka winjira mu modoka nziza ufite akazi keza akavuga ati njewe uriya kabisa niwe ngomba kugira gute ushakwaho cyangwa niwe ngomba kubana nawe cyangwa ibindi bintu byateye byo kuvuga ngo uri muri Afurika undi ari mu bihugu byo hanze akamuvuga ati njewe ngomba gushaka uriya mukobwa nubwo yoba ameze gute kaja hanze kabona ibintu nkicarana n'ibintu kabaja mu bintu naho urukundo rwo ruzizana aho umukobwa mwiza se udafite ico kurya udafite ukubayeho kurumva nyine umugani wa wundi ngo nasense ugasanga abantu benshi ni ibyo ngibyo baba bagize gute bakurikiye ariko njewe uko mbyumva urukundo rwiza ni urudashingiye ku bintu ku nyungu ari aho ngaho hariho kuri YouTube nyine hariho ibintu byinshi ejo bundi hari umukobwa nawe ngo yashatswe nyine ku muntu ufite inenge gutyo ashakwa ku muntu ufite inenge abiwabo ati umva ukagaruka nta kuntu woja kuri uwo muntu umeze kuriya mu by'ukuri uwo muntu nimba wenda amugaye ukuboko nimba amugaye ukuguru mu by'ukuri ni umuntu wuzuye ni umuntu wuzuye si impamvu yiwe si we wabiteye kugira ngo amere kwa kundi urumva ashobora kuba ari ikimuga ashobora kuba wenda amugaye ikundi kuntu ariko akazovugwa agakira urumva cyangwa ugashakwa no ku muntu nyine ukomeye akagakora impanuka agakora impanuka akamera ukundi kuntu wowe utabitekerezaga uwo muntu umuryango urahagarara ati agomba kugaruka ibyo ngibyo mu by'ukuri ntabwo ari rwo rukundo njewe nemera urukundo ni urudashingiye ku kintu na kimwe kubana n'umuntu umuntu ntugomba kumurebera ngo nuko ngo ari mwiza ngo ari munini ngo ari muto ngo agize gute ubwiza nta kibazo ubwiza utakibazo tegera nkubwire gukunda umuntu mwiza ntikiraba ikibazo iciza nuko uba wamukunze mwiza ubwiza si ikibazo
jewe cyo naze ni urukundo rushingiye ku bintu kuri kintu niyo bwiza nabwo burimo. Oyaye ubwiza si kibazo. Wowe ni wari ushaka umutima bw'isura. Ubwo ni wari ushaka umukobwa mubi hariho umukobwa mwiza. Asha reka nkubwire no se tushaka gukunda umukobwa abandi bakakubwira ngo ura mukobwa ushatse aho turaza kuhagera aho naho iyo ubagiye kuyindi zasuzaho kera ngo ndabona iwacu agiye gukonkrira ikiganiro kandi kikiryosha. Turacyari ku nani ivuga ngo abantu bari mu gukunda ibintu kibakunda abantu kuko izi nyigisho duha twigisha ko turigisha abandi abakobwa n'abasore bifuza kugira gute kurushinga kugira ngo ibi biganiro bizabafasha. Nta bindi dukora twebwe ni ugufasha abantu kandi natwe bazadufasha mwe bora tubwire tubitegure. Noneho ico jewe nanze cyangwa ntaza nshigikira ni ugukurikira ibintu ukavuga ngo kubera ukuriya mukobwa ari hanze uriya muhungu ari hanze yego yoba hanze ukamushakaho ari uko wamukunze ariko twemvite ikintu dukuremo ikintu kivuga ngo nguriya mukobwa cyangwa cyane sirtu iyo ngeso igira mwebwe abakobwa yes abahungu nabo abahungu si cyane aya nibo ahubwo beza nibo beza hekarabu kubera ko umukobwa uja kumureba agabura ngo sawa ngo genda ngo zakwigaho si bibi ariko icyo abagiye kubaza nyina na se umukobwa akabaza yote se papa mama cyangwa dada na braza biwe ese uriya muhungu nyanaka ni gute bakama kugira ngo iwabo nabakene tuza abakene bageza bashaka bakakwa abagore bakabaka abagore kubera ari abakene. Yes urumva nyine ntibaba bashaka ko umukobwa wabo yicwaga n'inzara none. Sico kibazo ni ukuvuga ngo dushingira abana bacu dukurikije ibintu ico nico twe duhatwanga ese ni byiza aya kuko shobora kugushaka mfite za miliyoni zigashira ubushize nawe n'umu homeless abantu ba hano nyine bagize baba hanze nk'abasangwa butaka aravuga ngo yigeze kuba kuri company yiwe afite n'amazu ariko ibyo byarashize ari umuhomeless ubu ni umuhomeless none se nibishira urugo rurarangira oya turuzoshira ujya muntu wagiye akurikiye amafaranga urumva ruzoshira muri we oya niho nakubwiye ko mu gihe yakuze amafaranga amafaranga yoshira imodoka zoshira icyo datwigisha abantu twe nugira ngo amukunde bakundane badashingiye kuki ku nyungu adashingiye ku nyungu kubera ko inyungu ariko kwa kundi nyine nakubwiye ati umuntu ashobora kuba afite amafaranga uyu munsi wa none amafaranga akayabura aho ashobora atayafite ejo akayagira aribyo nyine none se kwereka abakobwa muzamwanga abahungu bakenya noneho ganda guhindutse akira mikoro tubwire impamvu abahungu bakenye urumva utekereza ese umuhungu unanirwa we kwiyambika wenyine ubwiwe ku giti ciwe urumva nta bushobozi afite urumva ariko iyo ubura ubushobozi akabubura ari wenyine noneho nagira umuryango bizogenda gute ngawe nawe yes icyo ni cyiza buriya ego kwiteganyiriza ariko uzi ko ushobora gushaka umugore akakubera umugisha mukagira ibintu kandi mutabigiraga nyine bibaho ni ukuvuga ngo si byiza ko umukobwa anenga umuhungu ngo ni iki ngo ni ukubera ari umukene ni ukubera ari umukene ubutunzi icya kabiri umukobwa ntagakurikira iki ibintu cyangwa umuhungu ikintu kigomba kukuranga ni uko umukunda nawe akagira gute agukunda nk'uko urukundo nyarwo turuzi iyo ukunda umuntu nkubwira nari signification cyangwa definition y'urukundo rukeye nuvuga mbwira nabo mbwira ukiganira urukundo nyarwo ese niki cyo kubwira umuntu ugukunda neza ni umuntu ukubwiza ukuri
erega ukuri ntabwo nkubwira ukuri mu byiza gusa. oya No mu bibi no burati iki kintu si cyiza, iki kintu ni kibi. Hari abantu bazababwiza ikintu kibi ntabwo ati nk'iki kintu uzukora sico, akamabona nkaho ujya muntu ari umwanzi. Oro ndumenye ku rukundo ari ukuri ngiyo voilà kwemerera ikirahure cy'amazi nubanga urukundo kuko fantagizo urazifite n'amatara hari. Urukundo ni iki? Biza bishorana n'ukuri neza neza neza. Urukundo ni ukuri, ni ukuri nicyo nta handi. Kandi ujyanje nemera nimba ugiye kuja mu bintu bya fiançailles ku bakobwa, mvuge n'iki kintu bijemo igihe cyawe cyo kubaka gihe kigera, ibyo wogemera kuko hari uja mu bintu igihe kitaragera, icyo gihe buriye gihe kizagikoresha amakosa cyane. Ko umuntu ufite imyaka 10 kera kurapanga izo kuzashakwa kandi ese bahera ku myaka ingaho umukobwa? Imyaka 18. 18 bituma biguteshaga iki? Umwanya. Bikagutesha umwanya ukaja mu bitari byo. Ngaga nawe gumuvugeka rero turi kuvuga ngo igihe n'ibintu suko igihe n'ibintu. Igihe wakunze umuntu ukamukundira ikintu runaka ukavuga ati uyu muntu njewe mukunze kubera ko afite ibintu byinshi, reka ngende. Muzukuri iyo bya bintu nyine bivuze kugira gute bishize, hahandi niho usanga abantu kera aya madivorce yaje. Aya madivorce yaje ati njewe ndibwe n'inzara muri uru rugo. Kera urumva iwe yamukunzaga ibintu bihari, ariko kera bya bintu bigize gute birashize. Ati njewe sinshobora uyu mugabo kubera ko atazana rasyo, uyu mugabo kubera ko atazana ibi n'ibi, wenda icugiye wenda bafite n'abana barabyaye, ugasanga wa muntu ananiwe kwihangana. Ananiwe kwihangana ngo umugabo ntiyazana rasyo, wenda ico gihe wenda yarashoboye. Abakobwa muzamustressa abandi iyo bageze aho ngaho kuri rasyo, uzamubwira umugabo ngo siko wagenda basizifara kandi siko mu mupfuko ta kintu gihari. Ariko ugasanga wa mukobwa cyangwa se wa mugore kera yabaye umugore, burigega bakira abageni ibintu byari bimeze neza. Kuri ubwo rero urukundo kundira umuntu twasanze ntabwo umukundira ibyo afite, ahubwo umukundira kwari kwameze uko wahisemo. Iyo wacu yavuze ati n'ibyisura ntabwo bikenewe cyane, cyane navuze ko bikenewe ibyisura. Isura ikenewe gute? Nino ugakundira n'umuntu isura, ariko naje gutsindwa. Isura urumva isura ni nziza, uko isura ni nziza kubera ko umuntu uramukunda ukabona nyine ni mwiza, ariko ubwo bwiza bushobora gushira nabwo. Icambere ni urukundo, kuba wumva gusa umukunze nta kintu na kimwe ushingikiyeho, niba ari ugushingikiriza nyine. Kubera ko abantu hari igihe uza ubona umuntu ukavuga ngo uriya ni insobe, urumva aho afite agasura keza, ateye neza, ameze neza, urumva ugasanga n'ubu nyine hateye ibintu bya make-up ugasanga umuntu yimaditse buri kimwe cyose, ka wa wundi basanze ndango waramwumvishije bashizeho ishinya. Nazo ririho hajya yamaditse ishinya, amara kuyimadika umugabo ati njewe nta kindi kintu irashinya yiwe nico mukundira. Hariho n'undi muntu uzamuvuga ngo njewe nkunda uko azaseka gusa, undi nawe nkunda amaso ye. Ugasanga nimba umuntu nimba wamukundiye ngo nuko aseka neza, ngo nuko afite amaso meza, urumva niho ateye neza, ejo uyu mubiri twambaye uzuhinduka, amaso ashobora kuyarwara akamatukura, wenda kamera ukundi kuntu,
urumva akambara amadinete se ya madinete utayakunze tiwamukunzega kubera yambaye abasabu baramvuze barakuvuze urumva ugasanga ya madinete tuyakunze ugasanga ivyo bintu bitumye urukundo rugira gute rugabanyuka nivyo twaje kubabwira ibintu bituma urugo rwawe ruzaze rumeze neza ico genda amadivorce tazohaba nimba wakundiye umuntu ukamenya ko umuntu igihe n'igihe just kumukunda iyo wakunze umuntu ukamukunda uzigituma bivuga ko hagomba kuba harimo urukundo gukuri nta divorce kuko ivyo ni wa muntu wakunze ni wa wundi ukuye divorce usaneme ukuye urupfu ukabatandukana nibo mutandukana ariko kandi ugahitamwa bati namukunze nabihaye igihe nabitekerejeho nagize gute ugomba gufata decision ikindi kintu ukira aho ngaho nukuvuga ngo abantu nyine iyo bagiye nyine uyu ugiye guhitamo mugenzi wawe hari ikintu kimwe abantu batazatekerezaho cyane nka cyagihe wabona umuntu muri sheri shushu ntiwibwire kuko umuntu wenda mushobora kugira akantu ko mupfa urumva harya muba muri abamarayika ariko ikintu twabwira abantu nuko umuntu habamo guhinduka arabo twaje kubwira abantu bose arabo twaje kubwira arabo twaje kubwira abakobwa n'abahungu nuko wa muntu urumva ashobora guhinduka kwa kundi nyine wari umuzi ugasanga hari izindi ntenge ishobora kuba zigaragara aho ngaho yari yarahishe nabyo ubitekereza uvuga ngo uyu muntu nimba imusangana aha hantu nyine mpamubona cyangwa se ukutumeranye bishobora guhinduka bikamera ukundi kuntu nimba ari bwa bwiza warebeyeho nimba ari ya mafaranga warebeyeho aho nimba ari ikintu runaka wamukundiye ushingiyeho menya kuko cya kintu coshira urumva cyangwa se nkuko nguko tuvuge ku rugero none nk'iwanyu timwagaza mugwana wenda na barumuna bawe ni ukugwana se zatugwana cyane nk'ubu mwamurya ugasanga mugwaniye isahani urumva cyangwa wenda mama wawe akubwiye ikintu ntiwumvishije neza urumva n'ibyo ngibyo rero umuntu nawe mugiye kubana majorite abantu bose abantu bari wibagize ko ari umuntu muzabana igihe kirekire igihe kirekire cyangwa ubuzima bwawe ubuzima bwawe bwose ubuzima bwawe bwose abantu bo niwe muzabana cyane kuruta ababyeyi bawe ibaze ubuzima bwose paka upfuye neza bagushize mu gataka noneho ugahitamo nabi ibintu biteye ubwoba ahubwo ugahitamo nabi ugasanga ngo iyo mbimenya ugasanga ngo njeyo ngo ukunguye wese w'Imana yangeneye bamwe bazatavuga urumva ngo suyu nari narahisemo si bene nagaza nifuza suyu wari kuri size yanje suyu nashakaga yewe si size yiwe nta mana izozana umuntu bimuconga uko itamuremye Imana yamaze kurema byararangiye nimba warahisemo nimba uzona fiançaye uriya fiançaye nugira ngo umuntu abanza atekereze warukundo ugenda utekereze impamvu abakobwa bazavuga ngo agiye kubitekerezaho nose muza muje gutekereza icyambere ubugiye kwiga kuri wa muntu ese koko ndagiye ndiyemeje ni ikintu wemera rimwe cyangwa repessage ibayemo repessage ejo bundi hariho akantu kamwe nkunda sinza nkibagirwa ni mudaheranwa ujya pasiteri yaravuze yaravuze nyine yabwiriza aravuga ngo umuhungu yakunze nyine umukobwa barashakana ngo bamare gushakana na wa mukobwa ngo asanga ngo ntagira isuku mu nzu urumva ni umucafu mu yandi majambo baratandukana urumva yari yarakunze isuku baratandukana nyine yari yamukunze ariko agere mu rugo asanga zampinduka nyine yari gashobora gusanga banguje ngo uzashaka umukobwa w'isuku ngo umeze neza nyine urumva
noneho hariho impinduka nyine ziza ziba Nyinshi. utaziteganyije nyine urumva asanga wa mukobwa nyine nta suku ati uyu nguyu rwose twobana nta suku yigirira murumva ngiye gushaka ufite isuku arongera kandi ashaka uwundi asanga nawe afite kandi kadefu ngo arongera nabo baratandukana ngo uwa gatatu ngo maze isi aramuhamagara niki sha byagenze gute abagore ko ati na mama wawe naramwihanganiye uku turihanganye isubiramo yari afite ikiniki yirukanye uwa mbere ntagira isuku yirukana uwa kabiri uwa gatatu ngo yari ari kumwigaho uko yari ari hafi kugira gute kugenda nawe isi ati akajagari kabaye ati naje nuko nguko nuko ariko gusa ndihanganye ati ndihanganye none ni ukuvuga ngo abantu ikintu twaje kubabwira hitamo neza mubwizanye ukuri ntumuhishe nimba ari n'inengo ufite cyangwa amadefa nayo tuzoza kuri part 2 iyi ngiyi ntituyisoje kubera ko ni part 2 na part nk'ijana dufite ni nk'ijana kubera ntitwabivuga ngo tuyimare urumva ako uyu munsi wa none twaje tubabwira ngo suko tubabwira ati muhitemo neza kandi mubyo uhitamo nimba ari amafaranga nimba ari ubwiza nimba ari nyine imiterere y'umuntu urumva mu gusozera inshuti zacu abifuza kurushinga mugendere kuri ayo mahame kandi bizabafasha mu buzima bwanyu bwose ntimuzishuza pe mutegere ikiganiro mugisangize n'abandi nk'icumi ndabaheza ibindi kugira ngo bizababere umugisha ko turabategura ibintu bizabafasha mu myaka yanyu iri imbere ahasigaye mugende mwubakire ku rukundo ukunda umugabo uko ari nuko ameze apana udashingiye ku bintu kuri ubwo bene data turabashimiye ku mwanya mwaduhaye subscribe comment na share na like turabakunda cyane ejo tuzabaheza indi sezo ikurikira iyi ngiyi mwubakire ku rukundo nyarwo rutagira icyo rushingiyeho siko kuri rutagira icyo rushingiyeho kabisa kandi muzabwizanye ukuri mu rukundo rwanyu cyakagira icyo uzahisha umufiance wawe nawe ntakagira icyo agwisha kuko mugiye kubana imyaka 200 arenga nta ngorane muzagira mu rugo nimugendera kuri ibyo ngibyo urwo rwanyu ruzaba rwiza abantu bazagwifuza asigaye shimwe no twakoranye ikiganiro nawe Imana iguhe umugisha asigaye tubabwire ngo bye bye nakagaruka ejo kandi tuzosura tugaruke tubabwire ibindi murakoze fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa